Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimugire amahoro. Urayahorane nawe. Bavandimwe, duhuje imitima muri iki gitambo cy'Ukaristiya kugira ngo twizihize pasika. Muri ibi bihe turimo byo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi, muri ibi bihe turimo tudasohoka kubera icyorezo cya coronavirusi, ni igihe pasika ifite ikitubwira gikomeye. Pasika Yezu yadutsindiye urupfu, aduha ukwizera, niryo shingiro ry'ukwizera kwacu. Nicyo gitangaza gikomeye Imana yakoze nyuma yo kurema ibintu byose, ijuru n'isi, ibirimo n'abantu. Yadutsindiye urupfu muri Yezu Kristo wemeye kudupfira, kugira ngo urupfu wa mwanzi wa muntu ruhora ruduhiga arudutsindira, rurandurane n'imizi yarwo yose. Ngira ishingiro ry'ukwizera ko ubuzima burusha imbaraga urupfu. Niyo mpamvu nubwo duhura n'ibyago by'urupfu muri jenoside, coronavirus, ubu ngubu dufite ukwizera. Bityo rero dutegura imitima yacu kugira ngo twakire Nyagasani wazutse, uduha ubuzima butazima burusha imbaraga urupfu. Tubanze twicishe bugufi, dusabe imbabazi z'ibyaha byacu. Icyaha ni umuzi w'urupfu, icyaha ni umugera w'urupfu. Kwanga icyaha ni ukwakira ubuzima no kuzukana na Kristo. Tubanze dusabe imbabazi kugira ngo dushobore kwakira inema ya Kristo wazutse, tubikorana umutima wigoroye n'Imana kandi wigoroye n'abavandimwe. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, imbere yanyu bavandimwe, ko nacumuye rwose, ibyo natekereje, ibyo navuze, ibyo nakoze, ibyo nirengagije gutunganya, uko naracumuye rwose. Cyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu umubikira iteka,
abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, bazatugeze mu bugingo bw'iteka. Amina. In exercis Deum. Et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tua, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, vitoris peccata mundi, miserere nobis, vitoris peccata mundi, suscipete precationem nostra, qui sedis artes deam Patris miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Dusabe.
Nyagasani Imana yacu uyu munsi wa none watwugururiye amarembo y'ubugingo bw'iteka ubigirishije umwana wawe w'ikinege watsinze urupfu maze akazuka. Turakwinginze twebwe abahimbaza ibirori by'izuka rya Nyagasani uduhe kuzukana nawe tube mu mucyo w'ubugingo bw'iteka tubikesha kuvugururwa na Roho wawe, tubisabye ko bwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibibora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Petero ageze i Kayisareya ku mutegeka w'ingabo z'Abanyaroma aterura agira ati mwese muzi ibyabaye muri Yudeya yose bihereye muri Galileya nyuma ya batisimu Yohani yigishaga, muzi n'ibya Yezu w'i Nazareti ukuntu Imana yamusize amavuta y'ubutore ibigirishije Roho Mutagatifu ikamuha n'ububasha, nuko yagendaga agira neza aho anyuze hose akiza abahanzweho na sekibi bose kuko Imana yari kumwe nawe. Natwe rero turi abahamya b'ibyo yakoze mu gihugu cy'Abayahudi kimwe n'i Yeruzalemu. Bamwishe bamumanitse ku giti, ariko Imana yamuzuye ku munsi wa gatatu imuha no kwigaragaza, atari kuri rubanda rwose ahubwo ku bahamya batoranyijwe n'Imana hakiri kare. Twebwe abariye kandi tukanwa kumwe nawe aho amariye kuzuka mu bapfuye, nuko adutegeka kwamamaza no guhamya muri rubanda ko ari we washyizweho n'Imana kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose bemeza ko umwemera wese azaronka imbabazi z'ibyaha abikesha ububasha bw'izina rye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimusingize rurema, nimusingize
Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorosi. Bavandimwe, ubwo mwazukanye na Kristo, nimuharanire ibyo mu ijuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Nimurangamire iby'ijuru aho kurarikira iby'isi. Koko mwapfanye na Kristo, none ubugingo bwanyu bwihishe hamwe nawe mu Mana. Aho Kristo azigaragariza we bugingo bwanyu, icyo gihe namwe muzagaragara muri kumwe nawe mu ikuzo ryisesuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Ikuzo Nyagasani. Kuwa mbere w'isabato, Mariya Madalina azindukira kumva butaratandukana, asanga ibuye ryavuye kumva. Nuko yirukanka asanga Simoni Petero n'undi mwigishwa wa wundi Yezu yakundaga, aramubwira ati, Nyagasani bamukuye mu mva, none ntituzi aho bamushyize. Petero arabaduka na wa mwigishwa bajya kumva. Bombi bagenda birukanka, ariko wa mwigishwa arusha Petero amaguru, amutanga kugera kumva. Nuko arunama, abona imyenda irambitse, ariko ntiyinjira mu mva. Simoni Petero wari wamukurikiye barahageze, yinjira mu mva, abona imyenda irambitse, n'igitambaro bari bapfukishije umutwe we kirambitse hamwe n'imyenda, kitarambitse hamwe n'indi myenda, ahubwo kizingiye ukwacyo ahandi hantu. Nuko wa mwigishwa wari wageze mbere kumva, nawe arinjira, aritegereza maze aremera. Kugeza ubwo bari batarasobanukirwa n'ibyahishuwe, bivugwa ko yagombaga kuzuka ava mu bapfuye.
Ayo ni amagambo y'ivanjiri ntagatifu. Aragasingizwa Kristu. Bavandimwe, imwe mu bimenyetso n'ingingo igenda igarukwaho kenshi kuri pasika ni urumuri. Pasika ni umunsi mukuru w'urumuri. Urumuri ni ikimenyetso cy'ubuzima. Urumuri ni ubuzima, naho urupfu ni umwijima. Kuri pasika rero urumuri rwatsinze umwijima. Iyo twugarijwe n'urupfu tuba turi mu mwijima. Muri iyi minsi n'ibi bihe bikomeye byo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, bigakubitiraho n'iki cyorezo cya coronavirusi, isi yacu irimo iragenda mu mwijima w'urupfu. Muri jenoside twari mu mwijima w'icuraburindi, abantu bategereje ko bucya bakabona urumuri rw'ubuzima. Ubu turi mu mwijima w'urupfu rwa coronavirusi. Ntawe usohoka mu rugo, dutegereje ko Imana yatwereka uruhanga rwayo, yatumurikira n'uruhanga rwayo tukabona urumuri rw'ubuzima, tukagira icyizere cy'ubuzima. Iyo umuntu ateye Imana umugongo aba yerekeje mu mwijima w'icyaha no mu mwijima w'urupfu, akaba yagirira nabi abandi n'abatiretse akigirira nabi, kuko ari mu mwijima, umwijima w'urwango, umwijima w'ubugome, umwijima w'urupfu. Nijoro mu gitaramo cya pasika, nk'uko bisanzwe bigenda, twinjira mu kiliziya turangajwe imbere n'urumuri rwa Kristu. Kristu wazutse. Uko abantu bagenda bakongeza ku rumuri rwa Kristu, ni nako bagenda bakongereza abandi. Noneho kiliziya yose yari iri mu mwijima ikaza kwaka urumuri rwa Kristu wazutse. Kristu akadukura mu mwijima akatwinjiza mu rumuri rwe, rumuri rw'ukuzuka kwe. Kristu yemeye gupfa, arahambwa, amanuka ikuzimu mu mwijima, noneho azamukana urumuri rubengerana, amurikira abo urupfu rwari rwaraboheye mu mwijima ikuzimu, abaho ubuzima, barazuka. Iri joro rya pasika, indirimbo y'itara rya pasika ivuga, ni ijoro rihire ryo ryamenye isaha Yezu yazukiyeho, ni rya joro ryahanuwe ko rizamunika nk'amanywa, rigahashya ubugizi bwa nabi. Abigishwa ba Yezu bari barabonye Yezu uwo ari we n'ibikorwa bye. Nibyo Petero mutagatifu abiduhaho ubuhamya mu isomo rya mbere, agira ati Yezu yagendaga agira neza hanyuze hose, agakiza abarwayi, akagaburira abashonje, akirukana roho mbi, ariko baje kumugirira ishyari n'urwango,
baramwica bamubambye ku giti. Bavandimwe, muri iyi si yacu intambara y'ikibi n'icyiza ibaho, ihoraho. Intambara y'urumuri n'umwijima ihoraho. Icyaha, ubugizi bwa nabi n'ingeso mbi n'ibikorwa by'umwijima. Umwicanyi yitwikira umwijima, umurozi agenda mu mwijima, umujura yiba mu mwijima, umusambanyi yihishira mu mwijima, ntabwo yishimira urumuri. Iyo umurozi bumukereyeho cyangwa iyo umujura bimukereyeho, umugambi urapfuba, kuko ni ibikorwa adashobora gukora mu rumuri. Yezu rero nicyo yazize, ni ukugira neza, kuko urumuri ntabwo rubangikana n'umwijima. Muri iyi si hari abantu b'abakristu, abakristu, abakurikira Kristu, abakora neza nka Kristu, bakabizira kubera ko isi y'umwijima itishimira icyiza, ni nk'uko batishimiye ineza ya Kristu. Urumuri ntabwo rubangikana n'umwijima. Ntabwo umwijima wishimira urumuri, ntabwo wishimira Imana. Abigishwa ba Yezu nyuma yo kubona akaga Yezu yagiriwe, bari bihebye bagira ngo umwijima watsinze urupfu, nako umwijima watsinze urumuri. Bazi ko urupfu rwatsinze ubuzima, bagira ngo ineza yatsinzwe n'ikibi, bagira ngo urwango rwatsinze urukundo, bagira ngo icyaha cyatsinze inema y'Imana. Babonye urw'agashinyaguro Yezu yishwe. Ivanjiri rero itubwira ko abagore bazindukiye kumva, ni ba bagore bari bakomeje gukurikira Yezu kugeza ku musaraba no mu ihambwa rye. Baraye badasinziriye bategereje ko isabato irangira, butaracya hakiri mu kabwibwi, bazindukira kumva. Bari bagitekerereza mu mwijima w'urupfu, bumva ko Yezu akiri mu mwijima w'urupfu, bumva icyo bamukorera ari ukuza kumushyingura neza mu cyubahiro. Urwo rukundo rwabo n'ineza cyari icyezezi. Urukundo nk'ineza n'igikorwa cy'urukundo, no muri uwo mwijima w'urupfu aba ari icyezezi. Ni nkuru rukerera bajemo. Muri Ivanjiri twumvise Mariya Madalena nawe yaje kare butaracya, nawe hari hakiri mu kabwibwi, ariko ayobowe n'icyezezi cy'urukundo n'ineza. Ageze kumva abona, yitegereje nko guhunyeza muri uwo mwijima, ariko wenda gucya. Abona imvura irarangaye, ariko atabona neza ibyabaye, kuko nta rumuri yari bwabone. Ajya gutabaza Petero na Yohani, ati ba bantu n'abagome bagire kumwica, noneho n'imva ye bayidennye, ntabwo nzi aho bashyize umurambo, bataba bawujyanye no kumushinyagurira. Petero na Yohani baza biruka, noneho Petero arinjira na Yohani aramukurikira. Nabo ko ari nko guhunyeza, bataragira urumuri ruhagije, bakiri mu mwijima w'urupfu, binjira muri iyo mva ngo barebe ibyabaye.
Ivanjiri avuga ngo Yohani yararebye areba umwenda n'igitambaro bari bapfukishije Yezu bamushyingura, areba uko birambitse iruhande, arareba aremera. Mu kwemera Yohani yabonye urumuri rwa Kristo wazutse, asobanukirwa ibyo ari byo. Kwemera ko Kristo yazutse, guhura na Kristo wazutse, ni ukwakira urumuri, ni ukubona urumuri rwa Kristo wazutse. Na ba bagore Ivanjiri tubwira, igihe bahura na Yezu wazutse, babonye urumuri nabo bajya kubwira n'abandi ko Kristo yazutse, bajya kumurikira n'abandi no kubakongereza ku rumuri rwabo rwa Kristo wazutse. Bavandimwe, natwe tuve mu mwijima w'icyaha n'urupfu, twakire urumuri rwa Kristo wazutse. Pasika nicyo ngicyo bivuga, tuba abana b'urumuri, tugendere mu rumuri, dukore ibikorwa by'urumuri. Muri bukayo tubatizwa, ubatizwa ahabwa itara. Iri tara yari umwana, nti babyeyi namwe babyeyi babatisimu, uru rumuri ni mwebwe ruragijwe, mukazafasha uyu mwana mukamurera kugira ngo azahora ari umwana w'urumuri. Kristo naza azasange urumuri rwe rucyaka, ajye kumusanganira. Bavandimwe, isi yacu yuzuyemo umwijima n'ibikorwa by'umwijima. Twarabibonye muri Jenoside, umwijima w'icuraburindi n'ibikorwa by'umwijima biteye isoni. Tumaze imyaka 26 nyuma ya Jenoside tugenda tuva muri uwo mwijima, ariko ntitwabura kuvuga ko umwijima utarashira, kuko mu gihe hakiri ibikorwa n'amagambo ahembera urwango n'amacakubiri, mu gihe hakigaragara akarengane, ubuhemu, ubugambanyi n'uburiganya mu bantu, mu gihe tukibona inda nini na ruswa, mu gihe kigaragara ubuhabara n'ubwomanzi, kubahuka ubuzima, mu gihe hakiri kugomera Imana no kutubaha amategeko y'Imana, umwijima uba ugihari, urumuri rugikenewe kugira ngo rucyahe ububi bwose. Tugire umuryango umurikiwe na Kristo. Nk'abemera Kristo wazutse, dutumwa kuba abana b'urumuri. Iyo abantu bari mu mwijima, n'akabuji gatoya ukabonera kure kandi kakamurikira abandi. N'akabiri tucanye mu mwijima w'icuraburindi kaba urumuri rufasha benshi, ukarubonera kure. Mu mwijima wa Jenoside abantu bagiye bagira neza, hari abantu bagiye bagira neza bakitangira abandi, baba urumuri rukomeye rwagiye rumurika muri uwo mwijima w'icuraburindi. Uyu munsi tukaba tubibashimira. Mu ntambara, mu buhunzi, abantu bagiye bagirira neza abandi, baba urumuri ruramira benshi. Mu bihe nk'ibi bikomeye, isi yugarijwe na coronavirusi, abantu bagaragaza ineza n'ubwitange bagatabara abandi, nk'abariya abaganga n'abita ku buzima, ba bantu bamenye abaturanyi,
abarwayi bamenye abato n'imbabare bari bonyine bakababa hafi bakabagoboka, ababuraye bakabatabara cyangwa bakabatabariza. Abo nibo ejo bazaba bafite ijambo mu bantu, kuko ari abantu babaye abana b'urumuri. Ibyo rero Pawulo mutagatifu atubwira mu isomo rya 2 ati muzukane na Kristo, muve mu mwijima, muharanire ibyo mu ijuru aho Kristo ari, muharanire iby'urumuri aho Kristo ari. Aho Kristo abarizwa aba ari urumuri, abari mu rumuri, nta mwanya w'igikorwa cy'umwijima uhari. Ati rero muzukane na Kristo. Bavandimwe, mwese urumuri rwa Kristo rubagereho, rubamurikire, kandi namwe mumurikire abandi, aho muri urumuri rwa Kristo wazutse rugende rukwira. Mugire pasika nziza. Bavandimwe rero, muhaguruke twamamaze ukwemera kwacu Kristo wazutse akadutsindira urupfu. Nemera kw'Imana rimwe, ushobora byose waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka, umutegeka wacu n'umwe, umwana w'ikinege w'Imana. Mbere ya byose Data yarasanzwe amubyaye, n'Imana yavuye ku Mana, n'urumuri rwavuye ku rundi, Mana y'ukuri yavuye ku Mana y'ukuri. Yarabyawe n'iyaremwe, asangiye kamere na Data, niwe wahaye byose kubaho. Nicyatumye amanuka mu ijuru, nitwebwe abantu, no kugira ngo dukire. Yazanywe ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya. Yabambwe ku musaraba itagirira, ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, niho yapfuye maze arahambwa. Nuko ku munsi wa gatatu arazuka, uko byari byaranditswe, nuko azamukira mu ijuru, yicaye iburyo bwa Data.
ucirimanza bazaba bakiriho n'abazaba barapfuye ingoma izahora iteka Roho Mutagatifu ni Imana ni utanga ubuzima aturuka kuri Data na kuri Mwana araseba arasingizwa hamwe na Data na Mwana niwe wabwirije abantu sibyo bavuze Kiliziya ni imwe itunganye Gatolika kandi ishingiye ku ntumwa batisimu nimwe ikiza abanyabyaha ntegereje izuka ry'abapfuye no kubaho k'ubugingo buzaza Abavandimwe, Kristo wazutse akadutsindira urupfu agira ati musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa mushakashake muzaronka ni muri uku kwemera no kwizera tumuture amasengesho yacu Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kiliziya yacu yabyawe n'iyobera rya pasika ibyamamaze ku isi yose Hallelujah 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 Kiliziya yacu yabaye nshya Kiliziya yacu ntishaje Hallelujah isi yose ihimbarwe imfura y'abana aracyari muzima Haleluya 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 ibyishimo bya pasika bisakare hose ari mu ngo ari mu gihugu cyacu cyose Haleluya 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 tubimenya abantu barakize icyaha cyarahanaguwe urupfu rwatsinzwe Haleluya 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 abantu bashya bavutse bagira umuryango n'amizero Haleluya Haleluya Haleluya
bazamuke n'ibyishimo basangira umubiri wazutse. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bavandimwe, hejuru y'amasengesho rusange buri umwe mu mutima we natura Imana isengesho rye abasabira n'icyo asaba Imana kuri uyu munsi w'urumuri rwa pasika. Mana yacu, soko y'umukiro, rebana impuhwe abo wakijije, bemere ko Yezu yazutse, bamamaze uko ari we Nyagasani Kristo umwami wacu, ubu n'iteka ryose. Amina. Bavandimwe, nimusabe kugira ngo iki gitambo cyanyu nacyo cyanyu by'Imana Imana Data ushobora byose gasana iki gitambo tumuheje mwiyishize n'igisubizo n'ikuzo kandi kigira akamaro kagenda kiliziya yose ntagatifu. Nyagasani, tuguhereje aya maturo dusabagizwa n'ibyishimo bya pasika, niyo atuma kiliziya yawe ivuka bundi bushya ku buryo butangaje, kandi akayibera ifunguro rihebuje ku bwa Kristo umwami wacu. amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane.
imitima yanyu nigucira iby'ijuru. Tuyerekeje kuri Nyagasani, dushimire Nyagasani Imana yacu. birakwiye kandi biratunganye. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza, kukwamamaza nanone mu bihe byose Nyagasani, ariko cyane cyane kugusingiza by'akarenga kuri uyu munsi muhire, kuko Kristo ari we pasika yacu yatanzwe igitambo. Uko rero niwe ntama nyakuri wakijije ibyaha by'isi yose. Mu rupfu rwe yatsinze urupfu rwacu bwite, maze mu izuka rye adusubiza ubugingo. Nicyo gituma isi yose aho iva ikagera isabagira yasazwe n'ibyishimo bya pasika, n'abamarayika bose bo mu ijuru bakaririmba igisingizo cy'ikuzo ryawe, bavuga ubudahwema bati: Nyir'ubutagatifu, 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 ni wowe Nyagasani Imana, umutegetsi w'ingabo. Ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe, nahabwa impundu ijuru. Hasingizwe mu izina ryawe Nyagasani, Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Nahabwa impundu ijuru. Kuri nyine ubutagatifu Nyagasani akaba n'isoko y'ubutungane bwose, none duteraniye imbere yawe twifatanyije na Kiliziya yose kugira ngo duhimbaze uyu munsi muhire, ari nawo umwami wacu Yezu Kristo yazutseho akava mu bapfuye, maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero mubyeyi wacu, turagusaba tumwisunze, usakaze roho wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze, kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye gabiza ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko yohereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko yohereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munyweho mwese, ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye, isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose, kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha.
ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. None rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no gushengerera tukaguhereza aya maturo, kandi turakwinginga twiyoroheje twebwe basangira umubiri n'amaraso bya Kristu, Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze uyihego rijya mbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Francisco, umwepiskopi wacu Antoine Kambanda waduturiye iki gitambo, n'abatorewe umurimo wa ritari bose. Nyagasani, wibuke kandi abayoboke bawe baje iwawe bazize jenoside yakorewe Abatutsi, nabo hamagara muri iyi minsi kubera icyorezo cya coronavirus. Warabahamagaye ubakura muri iyi si, ubwo bunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe, ubahe no kumwishushanya mu izuka rye. Ibuka kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, bakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, na Yosefu mutagatifu, n'intumwa zawe ntagatifu, n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yezu Kristu umwana wawe. Dawe Mana ushobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristu, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Uko twabwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka kandi ubwe akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti: Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mw'ijuru. Ifunguro ridutunguriye none, utubabarire ibicumuro byacu
wadukuyeho udutererane mu bitwashya ahubwo dukize icyago. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turi mu bisakazemo amahoro. Impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose. Mu gihe tugitegereje ya mizero mahire, nukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. Ukubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, bahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe ihe amahoro kandi uyibumbire mu bumwe, ubaho ugategeka iteka ryose. Amen. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani Uyahorane nawe. Bavandimwe, tubikuye ku mutima, buri umwe yifurize mugenzi we amahoro ku mutima. Agnus Dei quitoris peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei quitoris peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei quitoris peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Nyagasani Yesu Kristo, mwana w'Imana nyir'ubugingo, wowe wahaye isi ubuzima wigirishije urupfu rwawe n'izuka ryawe, ububasha bw'Imana Data kandi ubifashijwemo na Roho Mutagatifu, udukize ibyaha byose n'ibyago byose, ubigirishije uyu mubiri wawe n'amaraso yawe muri Ukaristiya, n'abakwakira ku mutima, maze duhe guhora dukomeye ku mategeko yawe no kutagira ubwo
bitandukanye nawe bibaho, kubw'impuhwe zawe bigirire bose akamaro, kurindwa nawe ku mutima no ku mubiri, kandi bitubere nk'umuti dukeneye guhabwa. Hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Nyagasani sinkwiye ko wakwinjira mu mutima wanjye, ariko uvuga ijambo rimwe gusa mbone gukira. Bino amaraso bya Kristo biturinde, bizatugeze mu bugingo bw'iteka. amen. uduhakirwa iteka mu misa, uradutunga igihe duha Ukaristiya. Uri hano Yesu mukiza, Yesu mukiza Kristo pasika yacu yitanzeho igitambo. Nitwishimire rero gusangira umugati udasembuye, ukuri n'ubutungane. Aleluya. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, Kiliziya yawe yirindishe impuhwe zawe zihoraho, kugira ngo ubwo yavuguruwe n'amasakaramentu ya pasika izagere mu ikuzo ry'iteka, kubwa Kristo umwami wacu. Amen. Twakire umugisha wa pasika. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. Kuri uyu munsi mukuru wa pasika duhimbaza Nyagasani Imana ishobora byose, nabahe umugisha kandi abagirire impuhwe, abarinde inkeke y'icyaha. Amen.
wabavuguruye abigirishije izuka rya Yezu Kristu umwana we w'ikinege, agira ngo muzagere mu bugingo bw'iteka, n'abagwizemo inema yo kutazaheranwa n'urupfu. Amen. Ubwo murangije iminsi y'ububabare bwa Nyagasani, mukaba muhimbaza umunsi mukuru wa pasika, ubwe nabahe kuzagirana imitima isabagizwa n'ibyishimo muri bya birori bihoraho iteka byo mu ijuru. Amen. Ushobora byose n'abaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimujyana amahoro ya Kristo, alleluya, alleluya. Dushimire Imana, alleluya, alleluya. Yezu turakuramya, none ubu tumenye yuko utegeka byose. Yezu turakuramya, watsinze abanzi bawe bose. Umusaraba wabahinyuje, utsinze urupfu, ukazuka wera nk'izuba. Shitani umwanzi wacu yari yatujyanye, Yesu arayiganza. Shitani umwanzi wacu ntikibasha gutwara abantu. Umusaraba wa Yesu Kristu wadukijije, wadukuye mu byaha. Tuzawukunda, tuzawizera